Ni mu masaha y'igitondo, Sandi rero yinjira mu cyumba cya Natasha. Natasha uyu ni mushiki we uri mu kigero cy'imyaka 15. Akinjira rero ahita asanga uyu mwana w'umukobwa ari kwireba, akajya azamura ijipo maze akireba amaguru, ndetse rwose ukabona afite imyiryo idasanzwe. Natasha yahise abwira Sandi ati kubera iki winjira udakomanze, urugi rumaze iki, warushyiriyeho iki niba rwose udashobora kurukoresha? Naho rero Sandi ati mbabarire, ntabwo rwose nari nzi yuko uhuze. Natasha ati ndakubabariye ariko ubutaha jya winjira mu cyumba cyanjye umaze gukomanga. Sandi rero yarikanze kubera ko imyitwarire yarabonanye uyu mwana w'umukobwa ntabwo rwose yari isanzwe. Yahise asubira muri salo maze ahita ahamagara umushuti we, ahita amubwira tumva noneho rwose ubanza mpfuye neza neza, uzi yuko Natasha musanze mu cyumba cye ari kujya yireba amaguru, yireba amabuno, mbese nyine ubona ari ibintu bidasanzwe. Ashobora kuba hari atangiye nyine kugera muri cya kigero cy'abadoresante, gusa nyine binteye ubwoba ukuntu mbonye ameze. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko ni ukuri mushiki wawe rwose ikigeragezemo nibyo rwose, ndetse agiye gutangira no kugenda ahindagurika ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Rero mbona agiye wakeneye umuntu nyine w'igitsina gore wamuba hafi bakajya baganira nyine ku mihindagurikire ye, akajya amubaza ibibazo bimwe na bimwe, kuko simpamya ko yabasha kubikubaza. Ikindi kandi nawe uri gukeneye umukunzi, ubundi se kubera icyo utashaka umukunzi maze akajya aba ari nawe umuba hafi, kubizi ko nyine ubundi ari wowe mama na papa ba Natasha, nta wundi muntu afite hafi. Sandra ahita amubwira ati ibyo wari uvuze byo nibyo rwose, ariko nanone umukunzi we urabizi ko ibyo bitari mu mishinga yanjye, nta mukunzi nkeneye, ahubwo nyine nashaka hari ubundi buryo nakemura iki kibazo. Uyu mushuti wese amubwira ati none se ubundi kuki noneho utashaka umukozi w'igitsina gore, ukareba ko nibura we yazajya yisanzura akagira ibintu bimwe na bimwe amubwira, akamubaza ibibazo bimwe na bimwe. Ndabizi buri uriya mwana w'umukobwa afite amatsiko menshi ku bintu agenda abona ku mubiri we. Sandi rero ahita amubwira ati ahubwo icyo cyo nicyo rwose, reka nze mpite nanabitekerezaho maze ngikemure. Bagiye ku ishuri rero, dore ko yaratwaye nyine Natasha kugira ngo amugeze ku ishuri, maze ahita ajya ku kazi. Gusa yiriwe umutima utari hamwe, ari gutekereza iby'umwana w'umukobwa. Yumvaga afite ubwoba ko hari nyine n'abasore bashobora gutangira kumushuka, kubera ko ikigero agezemo nyine wabonaga ari umwana nyine utangiye kuba rwose ashyushye ukuntu. Ku mugoroba rero batashye, Sandi nyine yagiye mu cyumba cye nk'ibisanzwe. Sinzi ukuntu yagarutse ku cyumba cya Natasha maze asanga ari kuvugana n'umusore, gusa ntabwo nyine yamenye ngo ninde bari kuvugana. Noneho byamuteye ubwoba, yahamagaye rero Natasha maze aramubwira ati ndagushaka muri salo tuganire. Baricaye maze abaza Natasha ati haba hari ikintu ushaka kumbwira? Natasha ati ikintu nshaka kukubwira ati nta na kimwe. Naho Sandi ati mbabarira, urabizi nyine ndi musaza wawe kandi nitwe babiri turi kuri iyi si, ni njyewe muryango ufite, nanjye ni wowe muryango mfite. Urabizi rero ugomba kunyizera nanjye nkakwizera, tugomba kubwirana byose. Mbwira, haba hari ikintu ushaka kumbwira? Natasha ati nta na kimwe, ahubwo kereka wowe niba hari icyo ushaka kumbwira wambwira nta kibazo. Sandi ati urumva nta n'ikintu wambaza, nta kintu nyine kiguteye amatsiko. Yashatse kumubaza ibintu byinshi, ariko uyu mwana amubwira ko rwose nta kibazo na kimwe afite, ahubwo nyine niba ari ibyo yamubazaga ko yakwisubira mu cyumba cye kuko afite ibintu byinshi byo gukora. Sandi rero asigaye yicaye muri salo, maze arongera ahamagara wa mushuti we ati tekereza ko nanagerageje kumuganiriza, ariko akaba rwose atanyifungurira ngo ambwire n'ijambo na rimwe. Ibyo wambwira rero nsanze ari byo, nibyo rwose muri iyi nzu hakenewe umuntu w'igitsina gore, nibura baba inshuti, maze akaba yajya amubwira buri cyose, bityo rero nzanamenya icyo atekereza binyuze muri uwo muntu. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ni ukuri gerageza rwose urebe uko wabigenza. Sandi rero ntabwo bitekerezaho umwanya munini, yahise ahamagara agence ishinzwe gutanga abakozi, kubera ko yabonaga aricyo gisubizo cyonyine asigaranye. Ntabwo rero batinze, bahise bamwoherereza umukobwa. Uyu mukobwa rero akigera nyine muri runo rugo, Sandi yaramwakiriye ataragiye ibintu byinshi amubaza. Uyu mukobwa yahise yicarira mu ntebe dore ko yarananiwe. Sandi ati ko wicara se, naguhaye karibu, haguruka agira vuba. Uyu mukobwa
yahise ahaguruka ati mumbabarire. Naho rero Sandi ati nanga abantu basaba imbabazi, nizere ko bitazongera ukundi. Ni wowe rero bari bohereje? Naho rero uyu mukobwa ati yego. Hanyuma witwa nde? Uyu mukobwa ati nitwa Rebecca. Ati iby'ibiciro rero ndakeka nyine nabivuganye na kampani wavuyemo, gusa nyine ikirenze kuri ibyo nkeneye umuntu ukora imirimo yo mu rugo, ariko nanone nkeneye umuntu wita ku mwana w'umukobwa uri hano. Uyu Rebecca rero yahise yibaza ati none se nje kurera umwana kandi ko ibyo ntabyo narinzi. Naho rero Sandi ati hoya, ntabwo ari ukurera umwana kuko si umwana mutoya, ni umwana w'umukobwa ufite imyaka 15. Hanyuma rero ageze mu bihe bigoranye, ndifuza ko nyine wamuba hafi ukajya umuganiriza, akakwisanzura, akaba yakubaza ibibazo bimwe na bimwe atambaza nkanjye musaza we. Kandi ikindi nifuza ko nyine ibintu azajya akubwira ukumva bitangaje, cyane cyane inkuru z'abasore wazajya ubimbwira. Rebecca rero yaramubwiye ati nta kibazo. Muri kano kanya rero Natasha yahise asohoka mu cyumba cye maze aza muri salo. Yahise asuhuza uyu mukobwa ati mwiriwe neza. Ati none se ko mbona uhagaze, kubera iki musaza wanjye ataguhaye karibu? Atari ko se Sandi, kubera iki wahagaritse umushyitsi? Sandi ati uyu rero ni umukozi batwoherereje, niwe mugiye kuzajya muba muri kumwe. Naho Natasha ati ndakwishimiye cyane, mbega ukuntu uri mwiza. Nyine Natasha yaramwishimiye byo rwose, kuko yahise atangira no guseka, maze ahita amubwira ati ni karibu, ngaho icara muvugane wicaye, kubera iki baguma baguhagaritse? Birumvikana ko nyine Rebecca yari yagize ubwoba, kuko yari yabonye uyu musore akaze cyane. Gusa yari yicaye kuko noneho yari ahawe karibu nyine n'uyu mwana Natasha, kandi musaza we nawe ntabwo yari kubivuguruza. Sandra rero yahise amubwira ati hanyuma se witeguye gutangira akazi ryari? Rebecca ati aka kanya nta kibazo, najya kuzana nyine imyenda yanjye ubundi nta kindi kibazo. Sandra ati ubwo reka ngutembereze inzu rero nkwereke buri hamwe. Agiye guhaguruka Natasha yahise amubwira ati hoya, ntabwo ari ngombwa cyane rwose, reka ahubwo mbare njye mbikora. Yahise amufata rero ikiganza maze bahera mu gikoni amutembereza, yamweretse buri kimwe cyose, ubundi ajya kumwereka icyumba cye. Yaramubwiye ati icyumba cyawe ni iki? Uragikunze se? Cyari icyumba cyiza kinini gishashe neza. Uyu mukobwa akiyakubita amaso yaramubwiye ati ahubwo wagira ngo ni icyumba cya boss wanjye, ni cyiza cyane rwose ndagikunze. Uyu mwana rero yakomeje kugenda nyine amwereka buri kimwe, ari nako kandi amwereka no mu cyumba cye, mbese yaramutembereje ahantu hose arahamwereka. Yahise amubwira ati rero ndakwishimiye cyane cyane, ubwo nyine ugenda uzana imyenda ubundi utangira akazi, gusa nyine uzanyigisha no guteka, kubera ko nyine ntabwo nzi guteka ibintu byinshi. Ariko nanone ikindi kintu kinshimishije, numvaga nyine nifuza ko muri iyi nzu haba hari undi mukobwa mugenzi wanjye twajya tuganira, kandi rwose nagukunze, uri mwiza, ndabona rwose tuzanahuza cyane. Uyu mukobwa nawe yahise amubwira ati nanjye nagukunze, uri umwana mwiza, ugira ikinyabupfura, mbese nyine wakoze kandi kunyakira. Bose rero bari bishimiranye, wabonaga ko rwose aba bombi bazahuza byanze bikunze. Rebecca rero yahise ajya kuzana nyine imyenda ye, naho Natasha yahise asubira mu cyumba cya musaza we ati none se mbabarira umbwire, wamubonye ute? Sandi rero yahise amubaza ati urambaza ndetse? Natasha ati urumva hari undi nkubwira se? Uriya mukobwa Rebecca wabonye ukuntu ari mwiza, kandi ubwo wabona utabibonye? Naho rero Sandi atari mwiza? Ntabyo nabonye rwose, ntabyo nigeze mbona. Natasha ati ariko ni ukuri ukwiye kubireba, noneho naza kugaruka uze kumwitegereza maze nyine urebe ukuntu ari mwiza. Njye nabonye ari mwiza cyane, aseka neza, ni umwana mwiza. Naho rero kano kanya Sandi yahise amubwira tumva nsohokera mu cyumba, afite ibintu byinshi byo gukora, niba ari ibyo rwose uri kumbwira nta gitekerezo mbifiteho, nta n'ibyo nabonye kandi nta n'ibyo nzigira mbona. Natasha rero yahise yisohokera nyine areka musaza we, dore ko yari afite akazi kenshi cyane. Natasha rero mbere yuko asohoka mu cyumba cya Sandi yahise amubwira ati gusa nyine ndifuza ko rwose ubutaha wazajya ureba neza, njye ntabwo nzi ukuntu ureba, wagira ngo nta maso ugira, kubera icyo nkubwira ibintu byose njye nabonye ngasanga wowe utabibonye. Yahise rero yisohokera, ariko nyine yasubiye mu cyumba cya Rebecca maze asanga amaze kugaruka. Yahise amubwira atumva
none se wari umaze igihe wagarutse? Sinabimenye rwose, mba naje kukureba. Rebecca ati hoya, maze rwose iminota mikeya ngarutse, gusa nyine nari ndi gutunganya ibintu byanjye. Natasha rero yahise amubwira ati nakabaye nyine naje kare maze nkagufasha, ariko n'ubundi ndakeka ko ntatinze cyane, n'ubundi nagufasha niba ari ukuzinga imyenda, niba ari ukuyibika, niba ari ukuyifura, niba ari ukuyitera ipasi, buri kimwe cyose nagufasha. Rebecca ati hanyuma se ubwo ntabwo naba nkubangamiye? Naho rero Natasha ati hoya rwose ntabwo waba umbangamiye. Naho Rebecca ati none se ubundi nkwibarize, hano nyine muhaba muri abantu bangahe? Natasha yahise amubwira ati njye na musaza wanjye twenyine tuba muri iyi nzu. Rebecca ati none se ababyeyi banyu baba hehe? Natasha ati ababyeyi bacu ntabwo tugira, kubera ko papa wanjye yitabye Imana mfite imyaka 5, naho mama we ntakubeshye rwose nta nubwo nzi isura ye. Rebecca yahise atangira rero kwiyegisiza ati umbabarire kubera ko rwose nshobora kuba hari ngukomerekeje. Naho Natasha ati hoya, humura ntugire ikibazo, kubera ko bisa nk'aho ababyeyi banjye n'ubundi ntigeze mbamenya, n'ubu rwose iyo mbatekereje mba numva amasura yabo ntayazi. Gusa nyine musaza wanjye ureba hariya ni umwana mwiza cyane, akunda kunsetsa, ntajya atuma mba njyenyine. Hanyuma rero iyo ndi kumwe nawe mba numva bisa nk'aho umuryango wanjye wose undi iruhande. Rebecca yahise yibuka ukuntu uyu musore yamubwiraga nabi, maze atekereza ukuntu Natasha bari kumubwira ko ari umwana mwiza, bakunda gukina akamusetsa, yumva ntabwo ari kubyumva neza. Gusa nyine Natasha yahise amubwira ati ntumubone kuriya, buriya nuko mutaramenyerana, nimumenyerana uzabona ko ari umwana mwiza cyane ndetse rwose azi no gusetsa. Naho rero Rebecca ati yego biragaragara ko umusaza wawe ari umusore mwiza. Naho Natasha ati uravuze ngo umusaza wanjye ni mwiza? Uri kumutera umutomba ko ari mwiza? Rebecca ati umbabarire n'ukuri ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga, ibyo wumvise rwose sibyo nari mvuze. Naho Natasha yatangiye kubibyina ati musaza wanjye ni bogari, musaza wanjye ni mwiza. Na Rebecca yabibonye. Rebecca yahise amupfuka umunwa ati mbabarire uceceke hatagira umuntu ubyumva, ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga. Rebecca rero yahise amubwira ati reka nyine nkomeze nzinga imyenda. Naho Natasha ati nyine nanjye ndakomeza ngufashe. Bakomeje rero gufatanya, ariko ari nako bari kuganira nyine. Bwarakeye rero mu gitondo Rebecca yabyukiye mu kazi nyine nk'ibisanzwe, ari mu gikoni rero ari koza ibyombo. Yagiye kubona abona Natasha amusanzeyo, yahise amubwira ati wabyutse neza, ijoro rya mbere ryari rimeze gute muri iyi nzu? Naho Rebecca ati ryari rimeze neza cyane rwose, naraye neza. Natasha yahise amubwira ati hanyuma rero ndifuza nyine kugufasha. Rebecca ati nta kibazo, kubera ko byose ndabyishoboje. Natasha ati umva utazagira ngo rongewe ndi umwana w'umutesi, ntabwo ariko bimeze, nzi gukora buri kimwe cyose, uko mbere y'uko uza ibi byose ninjye nabikoraga, kuba nagufasha rero nta kibazo. Rebecca yahise amubwira ati nta kibazo ngaho mfasha nyine kunyuguza. Yatangiye kumwunyuguriza ati gusa nyine ntuzabyibagirwe kuzanyigisha guteka, nubwo nyine bimwe na bimwe nzi kubiteka, ariko nawe uzagenda unyigisha n'ibindi kugira ngo nsigane nzi guteka buri kintu cyose. Yewe ntabwo ndi umwana witetesha, ngiye mba nshaka kumenya gukora buri kimwe cyose. Rebecca ati uri umwana mwiza ni ukuri, kandi rwose buri cyose uzakenera nzajya mba mpari kugira ngo ngufashe. Mu kanya rero Rebecca yagiye gutegura ibya mu gitondo, maze ajya gukomanga ku cyumba cya Sandi. Sandi rero yagize ngo ni Natasha ukomanze, ati Natasha ndi busy rwose mbabarira wiza. Rebecca ariko yari yamaze gufungura. Naho Sandi akimukubita amaso ati urashaka iki? Rebecca ati nari nje kubabaza icyo ndi butegure ku ifunguro rya mu gitondo. Sandi ati genda ubibaze Natasha byose araguha amakuru, ikindi kandi icyumba cyanjye ntabwo ari icyumba cyawe. Natasha rero Rebecca ati yego rwose bosi nabyumvise. Ageze ku muryango rero Sandi yarongera amubwira ati ikindi kandi niwumva Natasha akeneye kugira uwo baganira ibyerekeranye n'umusore baba bakundana, icyo kiganiro uzakinjiremo, ndabigusabye rwose uzabinkorere. Rebecca ati yego. Gusa nyine Rebecca yarabanje areba muri kino cyumba mbere y'uko asohoka ahagaze ku muryango,
kuko yabonaga nyine ari icyumba gitangaje. Sinzi ukuntu Sandy yarebye maze abona uyu mukobwa aracyareba hirya no hino, yahise amubwira ati bayi. Rebecca rero yahise yumva ko nyine bakiri kumwirukana maze ahita asohoka yihuta. Ku mugoroba rero Rebecca yaratetse maze ategura ameza. Bagiye ku meza rero bafata amafunguro, maze mu kanya aje kwandurura yasanze hicaye Natasha. Yahise amubwira ati umva tanti, watetse ibyo kurya biryoshye cyane, sinkubeshye rwose byanshimishije, gusa nyine umbabarire naje kuguhamagara kugira ngo dusangire, maze musaza wanjye arabyanga yanga ko nguhamagara. Umbabarire rwose kuba utaje nyine ngo tubisangire. Rebecca ati ntugire ikibazo, kubera ko rwose kurira mu gikoni nta kintu na kimwe bintwaye. Natasha ati ntacyo bigutwaye, ni ukuri njyewe nyine byambangamiye cyane, gusa nyine byari biryoshye rwose. Rebecca rero yahise amubwira ati hanyuma rero ngwino tube tuganiraho gatoya. Bicaye mu ntebe rero batangira kuganira, ariko nyine Rebecca amubaza ati none se umeze neza? Ngaho rero mbwira, ujya ugira se inshuti z'abahungu? Natasha ati yego ndazifite, nubwo atari nyinshi ariko ndazifite. Rebecca ati ngaho rero nganiriza nyine ku bashuti bawe. Naho Natasha ati nakabaye mbikuganirizaho, ariko nanone nyine ndumva naniwe, nkeneye kujya kuruhuka, tuzabonana ejo kuko rwose ndumva nkeneye gusinzira. Rebecca ati nta kibazo, ngaho rwose genda wiryamire. Natasha rero yarabanje aramuhobera ati urare neza tanti, kandi ndagukunda cyane, nahejo. Rebecca rero yasigaye ari kumwenyura, dore ko rwose yari ari gushimishwa n'uyu mwana w'umukobwa cyane. Yari umwana mwiza warezwe, ufite ikinyabupfura, mbese yari umwana mwiza cyane rwose utamugora. Bwarakeye rero mu gitondo, maze nyine Rebecca akora amasuku inzu yose. Yabonye rero hasigaye icyumba nyine cya Sandy, maze ahita agenda ku cyumba cya Sandy arakomanga. Sandy yamubwiye kwinjira, yari azi ko nyine ari Natasha, maze yinjiye abona n'uyu mukobwa afite n'indobo na rakerete aje gukoropa. Sandy rero yahise amubaza ati ariko ubundi ururimi nakubwiye wararwumvise cyangwa navuze mu gishinwa? Nakubwiye yuko icyumba cyanjye atari cyo cyumba cyawe. Naho rero Rebecca ati narabyumvise neza cyane, ariko ntabwo nari nzi yuko no mu gihe cyo gukora isuku ariko bigomba kugenda, kubera ko nakoze amasuku nyine inzu yose. Icyumba cyawe rero nicyo cyari gisigaye. Sandy ati ngusubiriremo, icyumba cyanjye ntabwo ari icyumba cyawe, kandi ikindi ntuzatume nongera gusubiramo ibi bintu. Niba mbivuze jya wumva vuba, ntabwo nkunda umuntu uhora nsubirishamo. Uyu mukobwa rero n'ubwoba bwinshi yahise aterura bya bintu yarazanye gukoropa, maze ahita asohoka. Ari nako kandi ari gusaba imbabazi nyine uyu musore ati mumbabarire rwose bosi. Naho Sandy ati nakubwiye ko nanga njyewe umuntu ukora amakosa abishaka, maze yarangiza agasaba imbabazi. Rebecca rero yageze muri salo, maze asanga hicaye Natasha. Natasha yahise amubaza ati none se uvuye gukoropa mu cyumba cya musaza wanjye? Naho rero Rebecca ati hoya yabyanze, ndetse rwose yari ari kumbwira nabi cyane. Yahise yicara rero ati ariko se Natasha, mbabarira nkubaze ikintu ariko umbabarire kandi unsubize. Mu by'ukuri haba hari ikintu nakoze kitari cyiza cyatumye nyine musaza wawe andakarira akabambwira nabi kuriya? Naho Natasha ati oya ntacyo rwose, nta na kimwe, uri umwana mwiza kandi mwiza cyane, nta kintu rero na kimwe wakoze. Ariko nyine mu busanzwe musaza wanjye niwe ujya wikoropera mu cyumba cye, ni nawe witunganyiriza ibintu byose. Ndakeka rero ko ariko bizakomeza, nubwo nyine uri hano uko azakomeza akacyitunganyiriza. Gusa nyine musaza wanjye rimwe na rimwe ajya atesha abantu umutwe, ariko numara kumumenyera uzabona nyine ko ari umwana mwiza, uzamukunda kandi cyane ndabizi. Gusa nyine njyewe rwose ndabizi ko musaza wanjye ari umuntu mwiza, nta nubwo kandi buriya yakurakariye, nuko nyine ariko ameze nanjye bijya bimbaho maze akantesha umutwe kuriya, ariko ntabwo aba yakurakariye, nta nubwo aba akwanze. Rebecca rero yahise amubwira ati ni ukuri nizere ko rwose uwo munsi uzagera maze nkamubona atakindakariye, atakimbwira nabi, ariko nanone urakoze kunkomeza. Njye numvaga rwose mpangayitse, natekerezaga ikosa naba narakoze maze rikanyobera. Natasha yahise amubwira ati ibyo byihorere, ahubwo reka nkwitwarize bino bintu uri gukoresha ukoropa, maze rwose nkwifashirize, naho ibyo bireke. Mu kanya gato rero Sandy yavuye mu cyumba cye maze aza yihuta,
asanga n'undi Natasha yibereye muri salo. Yahise amubaza ati ntabwo waba wabonye za nkweto zanjye z'umukara? Natasha ati nabonye ari Rebecca uzifite, ashobora kuba ari kuzitunganya, ari kuzihanagura. Naho rero Sandy ati inkweto zanjye ari kuzihanagura. Yahise atangira rero kumuhamagara n'umujinya mwinshi, maze nyine Rebecca aza yiruka n'ubwoba azifite mu ntoki. Ati boss, izi nkweto nazikuye imbere y'umuryango wanyu, mbona nyine zanduye ndi kuhakora amasuku, maze ntekereza ko nazihanagura nkazigarura zisa neza. Natasha rero wari uzi ko nyine musaza we ubagiye gutangira kuvuga nabi, yahise ahaguruka ati ni ukuri Rebecca, wakoze akazi k'indashyikirwa, urabona ukuntu wazihanaguye neza, nkurikije ukuntu zari zimeze, ukuntu zasaga, wagira ngo noneho ni nshyashya uvuye kuzigura. Naho rero Sandy we rwose wari urakaye, yahise abwira Rebecca atumva, nizere ko ari ubwa nyuma ngiye kukubwira ibi bintu, ntabwo nshaka intoki zawe ku bintu byanjye bwite, zishyire hariya vuba kandi ntuzagire ikintu na kimwe wongera gukoraho. Naho rero Natasha atariko rero bro, ni ukuri ntukamere gutyo, kubera yuko ibintu yakoze byari byiza, wakabaye umushimira aho kugira ngo ahubwo umushihure. Rebecca rero yazirambitse hasi ahita yiruka, dore ko nyine yari afite ubwoba bw'ukuntu nyine uyu musore aba ari kumubwira nabi buri gihe. Sandra rero yahise ahamagara wa mushuti we ati ni wowe muntu wa mbere nagombaga guhita mpamagara, sinzi ukuntu wabashije kunkomveka kugira ngo nzane uyu mukobwa muri uru rugo, kubera ko angeze ahantu hose ngiye ndahamusanga, ndeba iburyo nkamusangayo, nareba ibumoso nkamusangayo, wagira ngo abera hose icyarimwe, wagira ngo arimo abantu benshi, ahantu hose nkandagiye aba ahari. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko se tuza rwose, habaye iki gituma nyine uri kuvuga gutyo? Naho Sandy yamubwiye nyine ukuntu uyu mukobwa ashaka kumukoropera mu cyumba, ukuntu aba ashaka kumuhanagurira inkweto n'ibiki byose. Uyu mushuti wese amubwira ati ariko rwose uri umunyamahirwe, warangiza ukayitesha, hanyuma se uzi kubona umuntu ugufasha buri kimwe cyose, ibyo se urumva ari byo ukwiriye kumugayira, cyangwa ahubwo ukwiriye kubimuhera igikombe ukabimushimira ko ari umwana mwiza kandi akora buri kimwe cyose ashinzwe? Sandy ati ngewe ibyo bintu ntabwo rwose mbikunda habe na gatoya. Uyu mushuti wa Sandra amubwira ati ariko ni ukuri uragoranye rwose kubana nawe, ubanza ari ibintu bigoye, ahubwo wowe rwose ubangamira uwo mukobwa, sinumva impamvu uba uri kumutura imijinya kandi nta kintu kibi yakoze. Sandra rero yahise aceceka. Naho rero Natasha we yari yafashe telefone ye maze yiruka rwose ajya mu cyumba, kubera ko yabonaga ko musaza we amaze kubwira nabi cyane Rebecca. Yahise amukurikira, yageze rero mu cyumba maze ahita amubwira ati ndakwingiza tanti, babarira rwose musaza wanjye, ngusabye imbabazi ku bintu byose bimaze kuba. Nyamara yasanze Rebecca ari kwibaza ati ariko se ni iki naba narakoze, kubera icyo uriya musore ahora ambwira nabi, anyuka inabi, nta kintu na kimwe nakora ngo abone ko ari cyiza. Rebecca yahise abwira Natasha ati hoya mama wisaba imbabazi, kubera yuko nta kosa we wakoze, nta na kimwe wankoreye. Naho Natasha ati ndi gusaba imbabazi mu mwanya wa musaza wanjye, ni ukuri musaza wanjye ubundi ntabwo ari umuntu mubi, ariko sinzi impamvu buri gihe bihurirana n'uko atameze neza maze akakubwira nabi. Natasha yahise atangira kubwira Rebecca ati ahubwo reka ibyo tubyihorere maze nyine twikinira udukino. Naho Rebecca ati hanyuma se ukunda gukina iki? Natasha yatangiye kumubwira udukino twose akunda, maze Rebecca ahita amubwira ati nta kibazo rwose twakina. Mu mutima yahise yibwira ati umwana mwiza gusa w'umukobwa, ati umukobwa mwiza, ariko ntabwo yabimubwiraga gutyo, yari ari kubitekereza ati ntabwo wamenya ko ava indi imwe n'uriya musore, ni abantu babiri batandukanye neza neza. Umunsi rero wakurikiye Rebecca yagiye gukura Natasha ku ishuri, maze nyine bari mu nzira bari kugenda baganira, amubaza uko amasomo yagenze, ariko kandi na Natasha nyine ari kugenda amusobanurira uko byagenze. Bagiye babona imodoka ya Sandy ibanyuzeho. Naho rero Natasha yahise amubwira ati dore imodoka ya musaza wanjye. Bari bafatanye nyine ikiganza. Sandy rero yarahagaze maze nyine ahamagara Natasha ati ngwino winjire mu modoka. Naho rero Natasha nawe yahise abwira Rebecca ati tujye mu modoka. Umusaza we ati ntabwo ari we mbwiye wowe wenyine. Natasha ati none se urantwara njyenyine maze we tumusige ku nzira?
naho umusaza we ati ibyo se birandeba. Natasha ati noneho komeza n'ubundi wigendere, n'ubundi yari yaje kunkura ku ishuri, ntabwo namuseka ku nzira, ubwo rwose igendere nta kibazo turaza n'amaguru. Yakije imodoka rero aragenda, ageze imbere gatoya yatekereje ko ibyo yabakoze byaba ari amafuti rwose, maze arongera arahagarara. Naho rero Natasha yahise amubwira ati musaza wanjye ndabona yongeye guhagarara. Baragiye n'ubundi bagifatanye mu kiganza, maze Natasha atangira kumubwira ati hanyuma se ubundi kubera iki nyine wari wanze kudutwara? Rebecca yahise amucecekesha, maze bafungura inzugi binjira mu modoka. Barinze bagera mu rugo nta n'umwe avugishije. Undi munsi rero Natasha ndetse na Rebecca baba bicariye muri salo bari kureba agafilime karyoshye rwose, bari guseka banezerewe, maze Sandy yakwinjira agahita abwira nyine Rebecca ati mpagurukira muri salo vuba vuba ihute. Rebecca yahise ahaguruka yiruka, maze abagiye mu cyumba cye. Natasha rero nawe yahise ahaguruka maze aramukurikira, yamusanze mu cyumba, maze Rebecca ahita amubaza ati uri gukora iki hano? Naho Natasha ati nanjye ndaje nyine kuko nawe baguhagurukije muri salo, nanjye ngomba kuza maze tukaba turi kumwe. Rebecca rero yaramubwiye ati ariko ni ukuri mbabarira wikomeza kwivanga mu bibazo byanjye na musaza wawe. Naho Natasha ati narangije kujya hagati y'ikibazo cyanyu, mbari hagati rwose, uko byagenda kose ntacyo wakora kugira ngo mve muri iki kibazo, ahubwo nyine reka njye kuzana telefone maze dukomeze twirebere kano gafilime. Rebecca ati hoya. Naho rero Natasha ati none se ntukeneye kureba ukuntu karangira? Ntabwo uzi ukuntu kari gatangiye kuryoha? Reka njye kuyizana maze twirebanire mu cyumba cyawe, kubera ko ntabwo naguma muri salo bayiguhagurukijemo, nta nubwo nakomeza kureba filime igihe cyose nawe utari uri kuyireba. Rebecca rero yaramwemereye maze ajya kuzana telefone. Gusa Rebecca yasigaye ari guseka, ubona rwose yanibagiwe ibyari bimaze kumubabaza. Uyu mwana yari umwana mwiza cyane ku buryo iyo yamuvugishaga yahitaga yibagirwa ibintu byose Sandy yaba yamubwiye cyangwa yamukoreye. Umunsi wakurikiye rero Rebecca yicaye wenyine yaratekereje ati ariko uwabaza boss wanjye ikintu kitagenda hagati yanjye nawe, ko hari haba hari ikintu njya nkora kitamunezeza maze nkabimenya nkitwararika. Yamusanze rero muri salo maze ahita amubwira ati boss ni ukuri nifuzaga ko twavugana. Naho rero Sandy yaramwitegereje maze ntiyagira ikintu amubwira. Rebecca rero yaramubwiye ati iyo ndebye ni ukuri ukuntu nyine umfata, ukuntu umbwira nabi, mba mbona bisa nkaho rwose hari ikintu kitagenda neza hagati yanjye nawe. Hanyuma rero nifuzaga ko wambwira nyine ikintu njya nkora kitagushimisha, niba ari ikosa nkarisabira imbabazi ndetse sinzongere kurikora ukundi, kubera ko ntabwo njya nifuza kuba hari umuntu twabana nabi cyangwa se naba mbangamiye. Sandy rero yahise atangira kumubwira ati ariko ubundi warasaze, uruzuye neza cyangwa ufite iburo rimwe ryafungutse mu mutwe? Uba wumva mu mutwe wawe nta kintu kitagenda neza? Njye nawe tuganire, ndavuze ngo mva imbere gira vuba kandi ntuzongere kuza kumbwira ubusa. N'ubundi rero Rebecca yahise agenda yiruka, dore ko nyine na Natasha yarahagaze hejuru muri etaje ari kubareba ibyo bari barimo. Yagiye mu cyumba rero noneho atangira kurira, yarababaye cyane rwose, yibazaga ukuntu azaba muri runo rugo nyamara atumvikana n'umukoresha we bikamuyobera. Yibazaga impamvu batigeze bahuza, ndetse rwose nta kintu na kimwe yakora ngo agishime, ariko nanone akabura igisubizo cya buri kibazo cyose yibazaga. Umunsi umwe rero aba ari muri wikendi, uwo munsi baba bagomba kureba nyine filime mu masaha y'ijoro. Hanyuma rero Sandy yaje muri salo maze asanga Natasha aricaye. Natasha rero yahise amubwira ati twari tugutegereje. Naho Sandy ati kuvuga ngo twari tugutegereje se ni wowe nande? Natasha ati ni jyewe nyine na tante Rebecca, uyu munsi tugomba kureba na filime. Naho Sandy ati hoya ibyo rwose ntabwo byashoboka, kandi nyamara muri kano kanya Rebecca nawe nyine yaraje. Hanyuma bagiye kwicara Sandy yahise amubwira ati mpereza izo njugu ubundi wowe nyine uhita uva hano muri salo. Natasha yahise aterura injugu yari afite maze ahita afata ukuboko Rebecca ati twigendere nta kibazo. Sandy ati nawe se kandi uragiye? Naho rero Natasha ati none se kumwirukanye twari tugiye kureba na filime, ubwo nyine reka tujyane. Naho Sandy
ati kandi nyine ubizi neza ko filime y'uyu munsi ari ibisanzwe byacu, ari akamenyero kanjye nawe ko tugomba kuyirebana. Natasha ati nyine ni akamenyero, ariko kubera ko wanze yuko tante Rebecca yicara hano, nanjye nyine ubwo ntabwo nahicara njyenyine. Nyamara Rebecca yari kumubwira ati wambabariye ukiyicarira maze ukandika nkagenda. Naho Natasha ati hoya ntabwo bishoboka. Sandra rero yabonye ko n'ubundi atakwangiza uyu munsi, maze ahita abwira Natasha ati nta kibazo ngaho naguma aha ngaha. Natasha rero yahise abwira Rebecca aticara, kandi yamwerekaga mu ntebe y'iruhande rwa Sandi neza. Naho rero Sandi yahise amubwira ati oya yikwicara hano. Naho Natasha ati hanyuma se wibagiwe ko filime y'uyu munsi ari njyewe mba ngomba kuyobora buri kimwe kiyerekeye? Ninjye ngomba guhitamo filime tureba, ninjye ngomba guhitamo uko turi busangire injugu, ni nanjye ngomba guhitamo buri kintu cyose. Ubwo rero ni nanjye ngiye gupanga uko abantu bareba iyi filime bagomba kwicara. Yahise ababwira ati mugomba kwicarana muri iyo ntebe, naho we nyine ahita yicara ku ruhande. Yahise rero ababwira ati ikindi kandi kubera ko mufite akabole kamwe karimo injugu mugomba kuzisangira, niko nyine itegeko ryanjye rivuze muri uyu mugoroba. Sanda ati oya njye nta muntu n'umwe wiye dusangira injugu urabizi. Naho Natasha ati ubwo nyine niba mutari buzisangire nta filime ihari kuri uyu mugoroba. Sandi rero yarabyemeye, gusa nyine wabonaga yuko ari Rebecca afite ubwoba. Sandi nawe ubona ko atisanzuye kuba agiye gusangira n'uyu mukobwa. Natasha yakomezaga kubabwira ati nyine ni mwisanzure murya injugu ubundi turebe filime twishimye. Naho rero umusaza we akajya amwereka ati sha ibintu nkoze uretse turabonana. Ubwo iyo yabivugaga atyo Natasha nyine nawe yahitaga amubwira atumva Rebecca kutari kurya injugu se. Bagize gutya rero baba bahurije ibiganza muri ka kabole, bose barangaye nyine bari kureba filime. Rebecca yarikanze maze ahita atangira gusaba imbabazi nyine. Sandi ati mumbabarire. Naho rero Natasha akimara kubona ibi bintu yahise ababwira ati muzi n'ikindi, ndumva naniwe cyane, mfite ibitotsi byinshi, nkeneye kujya kuryama, ariko mwebwe mugomba kuguma hano mukareba iyi filime kubera ko mu gitondo ndaza gutomboza umwe muri mwebwe maze ambwire nyine igice nari nsigaje kureba, kandi nyine ndamutse ngizeho ntomboza maze ntabashe kuyimbwira yose, ubwo rwose twahita dushwana. Mugomba mwebwe kuguma hano maze mukayireba. Yarabasezeye rero maze ajya kuryama. Arababwira ati kandi mukomeze musangire injugu, nizere ko mutari buze gushwana. Yamaze kugenda rero maze nyine Rebecca yajya arebana na Sandi, ubwoba bukamwica, akareba hirya. Byasaga n'aho n'ubundi atari concentre kuri filime kubera ukuntu wabonaga nyine umutima wamuhagararanye. Yumvise n'ubundi ubwoba bwamwishe, maze nawe ahita yihagurukira yigira mu cyumba. Yabonaga atakomeza kurebana filime n'uyu musore wabaga yifitiye imishiha yamurenze. Bwarakeye mu gitondo rero maze Natasha abyuka ajya kureba Rebecca. Yahise amubwira ati mbwira rero nijoro se byaraye bigenze biti? Byarangiye se mubashije kumvikana na musaza wanjye? Naho rero Rebecca ati musaza wawe ntabwo bishoboka, ntabwo twakumvikana. Musaza wawe ntabwo ari umuntu mwiza, sinzi impamvu ukunda kumbwira ko rwose ari umuntu mwiza. Ndagukunda urabizi, uri umwana mwiza cyane, ariko musaza wawe ntabwo dushobora guhuza habe na gato. Natasha ati ni ukuri njye mba nifuza ko wowe na musaza wanjye muba inshuti, kandi inshuti nyanshuti, ariko sinzi impamvu binanirana. Ariko ni ukuri musaza wanjye ni umuntu mwiza, kandi ndabizi ko rwose nimumara kumenyerana nawe uzabona ko ari umuntu mwiza. Rebecca tumva nkubwire Natasha, ndabibona rwose ibyo ushaka, ndabibona urashaka ko njye na musaza wawe tuba inshuti, yego, ariko ntibishoboka. Ntabwo byashoboka, musaza wawe ntabwo ashobotse, kandi rwose wikomeza kwigora kuko ntabwo byakwemera. Natasha rero byaramubabaje kubera ko yari azi ko nyine uyu mugoroba nibura babashije gusigara barebana filime ndetse bakaba babasha no kuganira, ariko n'ubundi yasanze byose nta na kimwe cyashobotse. Rebecca rero yaragiye maze Natasha asigara ari kwivugisha ati ariko se noneho ndakora iki ko ndeba rwose ibintu byose biri kugenda bipfa neza neza? Nakora iki kugira ngo umusaza wanjye abone ko Rebecca ari umukobwa mwiza kandi baberanye? Yakomeje no kubyibazaho maze ahita afata telefone ahamagara nyine wa mushuti wa musaza we. Yahise amubwira ati tonto rwose ndabona
bisa nk'aho imipango yacu yose iri kugenda ipfa kubera yuko bigitangira wabonaga yuko Rebecca nawe ari kugenda yishimira musaza wanjye, ariko ubu ngubu urabona ko rwose noneho byose yabivuyemo, kandi byose ni ukubera musaza wanjye. Musaza wanjye ntashobotse, agenda amubwira nabi, niwe nyine umuca intege maze agatuma byose bidashoboka. Sinzi rwose ikintu dushobora gukora kugira ngo musaza wanjye ajye mu murongo twifuza. Akivuga ibi rero Rebecca yahise yinjira ati, Natasha, mbabarira umbwire umuntu mwari muri kuvugana kuri telefone kubera ko ikiganiro cyanyu cyose nacyumvise. Natasha ati, oya rwose nari ndi kwivugana, navugaga njyenyine. Rebecca ati, mbwiza ukuri wimbeshya kubera ko nakwiyumviye umuntu mwavuganaga, ahubwo se iyo mipango yanyu muri kuvugana ni iyihe? Natasha rero yumvise ko Rebecca yabumvise maze ahita amubwira ati, icara hano maze nyine nkubwize ukuri kubera ko rwose ntabwo ibintu byo kubeshya mbikunda. Baricaye atangira kumubwira ati, nyine urumva njyewe na mushuti wa musaza wanjye twapanze ko nyine twamushakira umukunzi, kubera yuko nyine urumva musaza wanjye kuva kera kose bisa nk'aho atajya yishima, noneho ikindi nta na rimwe twigeze tumubona afite umukobwa bakundana. Twatekereje ko rero bishobora kuba ari ikibazo rwose gikomeye, ndetse ko twashaka icyo gukora kugira ngo tube twamushakira umukunzi nawe abe yakwishima, abe yakunda nk'abandi basore. Hanyuma rero twatekereje ko nyine kugira ngo tube twatuma ashaka umukunzi byanze bikunze ari uko byanyura kuri njyewe. Umunsi umwe rero nari ndi kuri telefone ndi kuvugana nyine n'uriya mushuti we, ariko twari twabipanze kugira ngo yumve iyo telefone ndetse nyine n'ibindi bintu byose nikoraga kugira ngo atangire guhangayika, abone yuko nkeneye umuntu wambi iruhande. Ibyo byose nabikoraga kugira ngo nahangayika abaze mushuti we amugisha inama, maze mushuti we amugira inama ko hakenewe umuntu w'igitsina gore mu nzu yacu, kubera ko ibintu byose agiye gukora n'ibintu byose bimubayeho agisha inama uwo mushuti we. Rero ibyo bintu byose nakoraga byari ukugira ngo nyine musaza wanjye abitekerezeho, noneho amugisha inama, namugisha inama mugira inama yo kugira ngo ashake umusheri. Gusa yamugiriye inama yo gushaka umusheri, musaza wanjye arabyanga. Hanyuma rero umushuti we yamubwiye ko nibura yashaka n'undi muntu w'igitsina gore waza maze akaba hafi yanjye kugira ngo tujye tuganira ku mihindagurikire nyine. Ibyo rero byatumye musaza wanjye abyumva vuba, maze rwose ashaka umukozi ajya guhamagara muri agence yawe. Buriya byari umupango wacu, nitwe twari twabikoze. We yibwiraga ko ari we nyine uri gushaka umuntu umfasha, nyamara twebwe ahubwo twari twabipanze kugira ngo dushake umuntu wo kumufasha kuva mu bwigunge no kuba yagira umukunzi. Kano kanya rero Rebecca yari yumiwe ati, ibintu byose byabaye mwari mwabipanze? Naho rero Natasha ati, cyane rwose. Hanyuma rero noneho ukiza nagukubise amaso, mbonera umukobwa mwiza, mbonera umwana mwiza, nahise nishimira ko wakundana na musaza wanjye. Niyo mpamvu wakomezaga kubona ibintu byose nakoraga nifuzaga ko mwakundana, ariko nyine nakomeje kugenda mbona bigenda byanga. Nibyo rero kano kanya nari ndi kubwira uwo mushuti we ko mbona rwose ibintu byose twapanze biri kugenda bikomeza kwanga. Rebecca rero amubwira ati, ibyo byose ni ukuvuga ko Sandi atabizi? Ni ukuri ngiye kugenda rero mbimubwire, mubwize ukuri buri kimwe cyose. Natasha ati, mbabarira ntugire ikintu na kimwe umubwira, mbabarira rwose kubera ko yahita kwirukana, kandi nanone sinifuza ko wava muri runo rugo. Mbabarira uceceke, ahari igihe kizagira tubimubwire, ariko uyu munsi rwose wibimubwira. Undi munsi rero Sandi yari yicaye muri salo, maze agiye kubona abona Natasha yinjiye ava ku ishuri ari kurira, arira cyane rwose. Yagerageje rero kumubaza icyo yabaye, maze Natasha amubwira ko atifuza ko bavugana, ko ahubwo nyine yifuza kuvugana na Rebecca, naho we rwose bari buze kuvugana nyuma. Yahamagaye rero Rebecca ati, mbabarira ujye mu cyumba cye maze ujye kumenyera icyo yabaye, kubera ko niwe wenyine ashaka kuvugisha. Rebecca rero yaragiye ajya mu cyumba maze atangira kubaza nyine Natasha icyo yabaye. Natasha yaramubwiye atumva ku ishuri nyine abana babi bansabye kujya muri gurupe yabo, maze nanga kuyijyamo. Hanyuma rero kugira ngo banteze ibibazo bafashe amafaranga y'umwana umwe muri bo
maze bayashyira mu ibaga yanjye. Bavuze rero ko babuze amafaranga, maze mwarimu atangira gusaka buri baga y'umunyeshuri uwo ari we wese, hanyuma yasanze muri baga yanjye, kandi ni ukuri si njye nari narayishyizemo. Rero batangiye abana kunyita nyine umujura, maze baramwaza cyane. Nababaye rero, nicyo cyatumye rwose ntaha numva mbabaye cyane. Rebecca rero yaramubwiye ati komera, ndabizi ko uri umwana mwiza, ibyo bintu utabikora, ndakwizeye, gusa ntuhangayike, ejo tuzajyana ku ishuri kandi rwose nzabikemura. Wowe ntugire ikibazo, nzagikemura icyo kibazo kandi nzagikemura neza. Naho rero Rebecca yasohotse muri iki cyumba, maze ageze nyine muri salo yahise yongera asanga Sandy arahagaze yataye umutwe. Sandy yakundaga mushiki we cyane, yahise amubaza ati bimeze bite? Naho rero Rebecca ati nta kibazo afite, bimeze neza, ntugire ikibazo, ibintu byose biri ku murongo. Gusa wabonaga Sandy ahangayitse, ati mbwira nyine, mbwira uko bimeze, musange mu cyumba se njye kumubaza. Naho Rebecca ati hoya, mwihorere, araryamye arasinzira, akeneye kuruhuka, gusa ntugire ikibazo, ibintu byose biri ku murongo, ntuhangayike. Bwarakeye rero, maze nyine Natasha arabyuka mu gitondo. Yabwiye rero umusaza we ko yifuza nyine kujyana ku ishuri na Rebecca, ko rwose atari ngombwa ko ari we uri bumutware ku ishuri, kandi ko nimugoroba ari buze kumubwira nyine buri kimwe ku byari byamubayeho umunsi wabanjirije uwo. Atari ko kondisiyo n'imwe gusa, ni ukuri bureke tante Rebecca akaba ari we unjyana ku ishuri. Sandy rero yarabimwemereye, maze Rebecca amujyana ku ishuri. Yaragiye rero, maze rwose aganira n'abana ndetse aganira na mwarimu. Ikibazo yagikemuye neza cyane, maze birangira umwana wari washyize amafaranga mu mufuka w'igikapu cya Natasha yemeye ko ari we wayashyizemo. Rebecca rero yaratashye, agera mu rugo nyine akomeza akazi ke nk'ibisanzwe. Naho rero ku mugoroba Natasha yaratashye, maze ataha yishimye. Yaraje ahita ahobera Rebecca ati ni ukuri tante, uri umuhanga cyane, sinzi uko wabigenje, sinzi n'icyo wakoze, ariko ikibazo wagikemuye neza cyane. Byarangiye wa mwana wambeshyeye abivuze ko ari washyize amafaranga mu ibaga yanjye, noneho mwarimu abategeka nyine abana bose banyise umujura kunsaba imbabazi, ndetse bose abaha igihano. Ubu ngubu nyine nabaye umwere, ibintu byose bimeze neza. Yahise amuhobera cyane ati ndagukunda tante, ndagukunda kandi nkunda ukuntu uzi ubwenge, ndetse ibintu byose uzi kubishyira ku murongo. Natasha rero yahise agenda nyine, maze ajya kureba musaza we. Yamubwiye rero ibintu byose ukuntu byamugendekeye, ndetse nyine n'ukuntu Rebecca yabashije kubikemura neza cyane. Sandy rero yarishimye cyane, maze ahamagara nyine Rebecca. Yaramubwiye ati wakoze cyane, ndagushimiye ku bwa buri kimwe, ni ukuri wumve ko nyine ngushimiye. Naho rero Rebecca yaratunguwe kubona uyu musore arimuvugisha, noneho akanamushimira. Byari ibintu bitangaje cyane. Yahise amubwira rero ati hoya nta kibazo, kubera ko n'ubundi Natasha nanjye mufata nkaho ari murumuna wanjye, ubwo rero rwose nta birenze nakoze. Natasha rero yabwiye kandi umusaza we ati gusa nyine ikintu cyatumye atari wowe mbibwira bwa mbere, ndabizi nyine ukuntu urakara vuba, wari kugera ku ishuri maze rwose noneho ugateza imvururu bigatuma bananyirukana ku ishuri, niyo mpamvu nanze kubikubwira. Ariko ni ukuri tante rwose Rebecca yabikemuye mu mahoro, nta kibazo na kimwe yigeze ateza. Undi munsi rero Rebecca yari ari gukora amasuku muri salo, ndetse na Natasha yarahicaye ari kwikorera amadevuwari. Hanyuma rero Sandy yaje muri salo. Rebecca akimukubita amaso yahise aterura ibyo yari ari gukoresha. Agiye gusohoka, Sandy yahise amubaza ati ugiye hehe? Rebecca ati ngiye gukora amasuku hanze. Naho rero Sandy ati ariko se kubera iki uri kumpunga, ko ahantu hose ngusanze mpita mbona ugiye, kubera iki uri kungendera kure? Naho rero Rebecca ati ariko nibyo wansabye, wambwiye ko rwose ngomba kugendera kure, wambwiye ko kandi ntagomba kuba ahantu uri, niyo mpamvu rero rwose mba nanze kubabangamira maze nkigendera. Naho rero Sandy ati ariko se ibyo bintu nakubwiye ukigera hano n'ubu ngubu uracyabizirikana, kubera iki ibintu byose wumvise ubikomeza? Rebecca atari kuri boss wanjye, ibintu byose umbwiye ngomba kubikurikiza.
naho rero Sandi ati ariko rwose ibyo ndashaka ko birangira, sinshaka gukomeza kuntinya, sinshaka kandi gukomeza kumpunga, we rwose ntabwo mbishaka kubera ko njye nawe tuba mu nzu imwe. Ariko kuvuga ibi ngibi rero Natasha yari ari kuzajya bakubitaho akajisho bose, maze nyine mu mutima akibwira ati ikigaragara cyo ni uko musaza wanjye nawe noneho atangiye guca bugufi. Sandi rero yavuye hano muri salo maze ahita ajya mu cyumba cye. Yagezeyo maze afata uburiri bwe arabusasura, ibintu byose arabinyanyagiza, imisego, amakuvureri n'amashuka byose abinyanyagiza mu cyumba. Yakozemo akavuyo ka nyako. Yahise rero ahamagara Rebeka, maze Rebeka araza. Yahise amubaza ati kubera iki icyumba cyanjye kimeze gutya? Naho Rebeka ati none se boss, ntimwambwiye yuko icyumba cyanyu ari mwe mugomba kucyitunganyiriza? Naho rero Sandi ati ibyo reka tubyibagirwe, nkeneye isuku muri kino cyumba. Ikindi kandi ubutaha icyumba cyanjye cyaba ari cyo uheramo igihe cyose ugiye gukora amasuku. Yahise amubwira ati tangira nonaha. Nyamara Sandi yahise yicara mu ntebe yari iri hano mu cyumba, maze nyine Rebeka atangira gutegura iki cyumba. Sandi ariko ari kumwitegereza, yaramwitegerezaga maze agatangira kumwenyura ari wenyine. Yamaze gusasa rero maze Sandi abona birihuse. Yahise amubwira ati koropa. Yarakoropye nabyo abona birihuse. Ati ntunganyiriza dushe, nabyo abona birarangiye. Nyamara uko yabaga ari gukora ibi niko uyu musore yari ari kumwitegereza, ntabwo yamukuragaho ijisho. Mu kanya gato rero yaramubwiye ati ariko gariderobe yanjye nayo imyenda irajagaraye. Yagiyemo rero nayo arayizinga, maze amubwiye ko byose abishoje yaramubwiye ati ariko dushe yongeye irandura. Mbese ntabwo yashakaga ko asohoka muri iki cyumba cye. Uyu munsi niba hari umunsi yamuhamagaye inshuro nyinshi wari uyu nguyu. Hanyuma rero Rebeka yaje gusohoka byose abishoje, ariko yarakaye cyane, maze ahita ajya mu cyumba cya Natasha. Atumva musaza wawe anteye umujinya, ntabwo ushobora kubyumva kubera ukuntu rero yararakaye cyane. Natasha ari kumubwira ati banza uhumeke, kubera ko nyine ni musaza wanjye, ntabwo uri bumwice, nawe urabyumva nyine, banza utuze ubundi umbwire icyo agukoze. Naho rero Rebeka yaramubwiye ati tekereza ko musaza wawe yangumishije mu cyumba cye amasaha ntazi umubare, ndi kugikoramo amasuku yongera nsubizamo. Naho rero Natasha yatangiye guseka ati musaza wanjye akugumisha mu cyumba cye ngo ukore amasuku? Naho Rebeka ati ntabwo bishekeje. Ati noneho uzi ibintu yiriwe nkora uyu munsi? Uzi ko yari yicaye muri salo akajya ampamagara ngo ninze mfungure urugi, nyamara nta muntu n'umwe uhari, akampamagara nkava muri etaje hejuru kandi yicaye muri salo iruhande rw'urugi, nyamara agasanga nta n'umuntu n'umwe uhari. Noneho Natasha yarasetse, yakomeje guseka nyine. Rebeka ati ahubwo njyewe ndumva musaza wanjye yashakaga gukomeza kukwirebera. Uzi ko yagushakaga iruhande rwe, yashakaga ko mwigumanira, kubera ko urumva ko wanateguraga n'ibintu byose wakoraga wabikoraga nyine ari aho ngaho. Naho Rebeka tumva babara wiza n'iyo mikino yawe, kubera ko ibi bintu ngiye birambabaje. Bahise bicara rero kugira ngo batangire kuganira noneho neza batuje, maze Natasha ahita abwira Rebeka ati rero umbabarire rwose ko nari ndi kubiseka, ariko ni ukuri njyewe rwose ahubwo ndi kumva ari byiza cyane ibyo bintu, kubera ko umusaza wanjye atangiye gushaka kukuvugisha, atangiye gushaka kukubona iruhande rwe. Urabizi ko ibyo bintu ubundi mbere nyine atabikozwaga. Erega njyewe n'ubundi ni ukuri ndashaka ko mukundana, kandi ikigaragara cyo ukunda musaza wanjye nawe aragukunda, ni uko ahubwo ntazi ikibura kugira ngo buri umwe muri mwebwe abwire ko amukunda. Naho Rebeka ati mbabarira wimbwira musaza wawe, ntabwo rwose mukunda, ubwo niba ariko wabibonye warebye nabi. Natasha ati ntabwo nareba nabi, ndabizi neza ko niba hari ikintu kizima mfite ari amaso, murakundana rwose ndabibona. Undi munsi rero Rebeka yari ari mu gikoni, maze sinzi ukuntu byagenze aba yikase ku rutoki. Yavugije induru, maze Sandi agenda yiruka, yamusanze mu gikoni ati bigenze bite? Naho Rebeka ati ndikase. Sandi rero yahise amufata urutoki maze atangira kumuhuhira, atuzi kuri kuva amaraso, ngwino tugende maze njye kugupfukira. Naho rero Rebeka ati hoya nta kibazo. Natasha nawe yahise aza ati bigenze bite? Naho Sandi ati Rebeka arikase, ndi kumubwira rero ngo njye kumupfukira, ariko rwose ntabwo ari kubyumva kandi ari kuva amaraso menshi. Natasha yahise amubwira ati ariko ni ukuri nanjye rwose namufasha, nta kibazo, reka njye kumupfukira. Naho rero
Sandy ati hoya ntabwo wabishobora, wowe uri umwana. Baragiye rero bajya muri salo, ati ahubwo genzanire ka kantu njya nshyiramo nyine imiti umuntu ashobora kwifashisha. Yahise agenda arakazana, maze Sandy atangira nyine guhanagura Rebecca kuri uru rutoki, ari nako kandi amushyiriraho umuti ndetse anamupfukira, ari nako anyuzamo maze akamureba mu maso. Rebecca nawe niko byari bimeze, yari ari kujya anyuzamo maze akamureba mu maso, akareba ukuntu noneho nta mushiha afite, ari gukora ibintu byose ndetse ubona anafite ubwoba kuba uyu mukobwa amaze gukomereka. Yamaze kumupfukira rero maze Rebecca ajya muri salo. Yamaze kumupfukira rero maze Rebecca ahita ajya mu cyumba. Natasha rero yahise abwira musaza we ati ariko bro, wari wahangayitse cyane, uzi ko neza nabonaga ibibazo byakurenze, nabonaga ufite ubwoba, ariko nanjye hari ikintu nabashije kubona, ubundi utabeshye rata ntukunda Rebecca. Naho rero Sandy atumva, ujye umenya ko uri umwana, ntabwo rwose ibyo uba wabonye ari ibya nyabyo, uba warebye nabi. Naho rero Natasha ati ngiye rwose nabyiboneye mu maso yawe, wari uhangayitse, ikindi kandi n'ukuntu usigaye uba muri kumureba bigaragara rwose ko umukunda. Sandy yahise amubwira atumva, genda ajya mu cyumba cyawe, genda rwose mvi iruhande kuko ndumva utangiye kumbwira amagambo nakeneye kumva. Natasha rero yatangiye kuririmba ati icyo nzi cyo hano rwose hari abantu bari gukundana, hari umusore uri mu rukundo kandi ndi kumureba yambaye n'agapira k'ubururu. Yatangiye gutesha umutwe rero Sandy, noneho nyine umujinya uramwica ati nakubwiye ngo genda, kereka niba ushaka ko nyine mbanza kuguhondagura. Natasha aramubwiye ati nta kibazo reka ngende, ariko icyo nzi cyo hano hari guhumura urukundo, hari umuntu uri gukunda undi hano, ndi kubyibonera n'amaso yanjye. Umunsi rero wakurikiye Rebecca yarabyutse maze agiye mu gikoni agiye gutegura nk'ibisanzwe, yasanze Sandy yatangiye gutegura. Yahise amubwira ati muri gukora iki ko rwose narinje kubikora byose? Naho Sandy ati uyu munsi ndifuza kuba ari njye nabategurira. Rebecca rero yaramubwiye ati ariko ni akazi kanjye byose nabikora. Sandy atari kurwaye urutoki, nabikora nta kibazo. Naho Rebecca ati ariko ni ukuri naba mbangamiwe muramutse muri mu gikoni kandi mpari. Muri kano kanya Natasha nawe yahise aza ati none se mugiye guteka? Naho rero Sandy ati ndifuza ko ari njye nateka kubera ko nyine Rebecca arwaye urutoki. Natasha ati mbega ibintu byiza, harya ubwo ubundi waba uheruka guteka nko mu myaka ingahe? 5 se 7 10? Ntakubeshya nta nubwo nibuka ibyo kurya batetse ukuntu byaba bimeze. None se mbwira, urashaka gutekera tante Rebecca? Naho rero Sandy atari kubera icyo ugira umunwa wakunaniye, ndashaka guteka nyine ngo twese muri rusange dufate amafunguro. Rebecca rero yakomeje kumubwira ati we ariko nta kibazo nateka. Naho rero Natasha yahise ababwira atahubwo nyine ngutse igitekerezo kuko isi ubundi tutafatanya twese turi batatu maze tukabikora nk'umuryango tugategura amafunguro. Ati kandi ntihagire n'umuhakana muri mwebwe. Bose rero barabyemeye maze ahita ababwira ati reka noneho njye kwambara imyenda yabugenewe ubundi ngaruke. Basigaye mu gikoni maze Natasha ajya kwambara nyine imyenda yo gutekana. Naho Rebecca yatangiye kumanura ibintu nyine akeka ko bari bukenere. Uyu musore rero Sandy yamuturutse inyuma kubera ko yari muremure cyane maze nawe atangira kumanura ibiri kure. Sinzi ukuntu rero amaboko yabo yahuye maze Rebecca ahita ahindukira yitegereza nyine uyu musore mu maso. Naho Sandy nawe aramureba, bararebanye umwanya munini maze Sandy ahita amubaza ati none se urutoki rumeze gute? Ubwo yanabivugaga kandi amufata ukuboko nyine areba uko urutoki rumeze. Rebecca ati nta kibazo bimeze neza. Sandy rero yatangiye kumwegera gahoro maze bagiye gusomana rwose habura gato Sandy yahise yikanga maze ahita asubira inyuma. Yahise amubwira ati reka mbareke maze musigare mubitegura, reka ngende njye muri salo muraza kumbwira nibirangira. Umunsi wakurikiye rero Natasha yasanze Rebecca mu cyumba maze ahita amubwira ati musaza wanjye arambwiye ngo kuramo uniforme wambara imyenda isanzwe ngo ugenda kubwire ngo hari ahantu yifuza kugutuma.
Rebecca rero yahise yitegura yambara nyine agakanzu gasanzwe, akuramo iniforume zo mu gikoni maze ahita ajya mu cyumba cya Sandi rero yahise amubaza ati none se kutambaye imyenda noneho yo gutekana bimeze bite? Naho rero Rebecca yahise amubwira ati Natasha yarambwiye ko ari wowe umubwiye ngo nambare imyenda isanzwe ngo kubera ko hari ahantu ushaka kuntuma. Sandi yahise amubwira ati njyewe, ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze, ntabyo namubwiye, nta nubwo twigeze tuvugana. Rebecca yahise amubwira ati mumbabarire, yakoze ku rugi maze ahita asanga urugi rurafunze. Yahise amubwira ati none se urugi rwawe bigenze bite ko rwari rufunguye? Yatangiye gufungura n'imbaraga nyinshi ariko n'ubundi biranga. Sandi rero yarahagurutse nawe amufasha gufungura ariko bumva rwose rurafunze. Rebecca rero yatangiye guhamagara Natasha asakuza cyane ati Natasha dufungurire. Naho rero Natasha ntiyitaba. Sandi yahise amubwira ati reka ntacyo muhamagare kuri telefone. Yamuhamagaye kuri telefone maze ahita amubwira ati Natasha ngwino dufungurire. Natasha rero yahise amubwira ati ntabwo ndi bufungure rwose, nta gahunda mfite yo gufungura, ni mube mugumyemo aho ngaho, cyakoze ndaza kubafungurira ninumva nyine mwese muri kuganira neza, nta kibazo na kimwe mufitanye, nta n'umwe ushaka guhunga undi, mbese mubanze muganire, ndaza kubona urufunguzo buriya ndaza kubafungurira, naho kano kanya mugifite stress nta rufunguzo mfite. Sandi rero yabuze uko abigenza maze yongeye guhamagara asanga Natasha yakuyeho telefone. Rebecca rero yagumye ku muryango asakuza ahamagara Natasha ariko yamwihoreye. Naho Sandi yari kumubwira ati ariko nukuri uri kunsakuriza, uri guhamagara cyane ukansakuriza. Rebecca rero yakomeje kugerageza maze bigeraho rwose arananirwa. Yaraje rero yicara ku buriri ubona ko rwose yananiwe. Sandi rero yatangiye guseka ati none se kano kanya urananiwe guhamagara, umwuka uragushiranye? Naho rero Rebecca yaramurebye maze aramwihorera. Yatangiye kwikanda mu nda dore ko nyine yumvaga inzara itangiye kumwica kandi cyane. Sandi rero akibona nyine uyu mukobwa ari kwikanda mu nda yahise yibuka ko hari ahantu nyine afite inkoko za KFC zari zimanitse hejuru y'akabati ke. Yahise agenda azana akabuwate zari zirimo maze arapfundura, yahise akoramo imwe maze atangira kurya. Rebecca yaramurebye atangira kumira amazi maze ahita amubaza ati none se ibi byose wari wabipanze kubera iki wowe wari wateguye ibyo kurya byawe? Naho rero Sandi yakomeje guseka ati mbipanga njyewe, ati ahubwo urashonje nanjye mpita nibuka ko nshonje kandi nibuka ko nyine mfite ibyo kurya, naho rwose ntabwo nari nabipanze, nawe se nguhe? Rebecca yahise avugira hejuru ati yego. Yaramuhereje maze Rebecca ahita arya cyane dore ko nyine yari ashonje byo rwose. Bakomeje rero gusangiriza inkoko maze nyine baba batangiye kuganira, batangiye gutera story birangira batangiye no guseka. Bateye story baraseka, nibwo bwa mbere nyine Rebecca yarabonye uyu musore ari guseka yishimye. Yaramubwiye atumva ni ukuri useka neza cyane, ni ubwa mbere nkubonye useka ariko ni ukuri useka neza, wakabaye iyo nseko yawe uyigumana. Naho Sandi ati nibyo se, ati gusa nyine nawe useka neza cyane kandi uri na mwiza. Aba rero bakomeje kuganira maze uko bagendaga baganira cyane baje kwisanga bari gusomana. Nabo ntabwo bazi uko byatangiye, nta nuko rwose bazi uko byagenze. Hanyuma rero bari gusomana Natasha yahise aza maze arafungura. Akibakubita amaso yahise avuga ati mumbabarire rwose ntabwo nakabaye nje, ntabwo nari nzi ko ari gutya bimeze, mumbabarire kubarogoya. Rebecca rero yahise asohoka yiruka. Naho rero Sandi we nyine yahise areba ka Natasha yumva yagakubita. Natasha rero yahise abaza musaza we ati none se mbabarira umbwire byagenze bite? Naho Sandi atumva mpumbye kabiri wamaze gusohoka mu cyumba cyanjye, nimpumbura nkongera kukubona turabonana. Natasha rero yahise asohoka maze nyine ajya kureba Rebecca. Yahise amubwira ati noneho nizere ko wowe nyine na musaza wanjye mwabaye inshuti. Naho rero Rebecca ati twabaye inshuti yego, ni n'umwana mwiza cyane, ni ubwa mbere nabashije kumubona aseka. Naho rero Natasha ati nyine byose ni ku bwawe, narabikubwiye kandi ko mukundana, narabikubwiye ko mukunda kandi nawe ko agukunda, gusa nyine haburaga ko igihe kigera kugira ngo buri umwe wese abone ibyo undi yamuhishe. Rebecca yahise amubwira
ati gusa nyine n'ubundi mfite ubwoba kubera ko musaza wawe ahinduka nk'uruvu. Uyu munsi muba mwabaye inshuti, ejo ukagira ngo ntabwo mwari muziranye. Ndakubwiza ukuri ntibyagutungura n'aka kanya aje agatangira kumbwira nabi no kuntuka. Njye ntabwo njya amenya ikibazo musaza wawe afite. Undi munsi rero Rebecca yari ashoje akazi yicaye muri salo, maze Natasha ahita ahamusanga. Yahise amubwira ati tantine, kubera ko utambwiye ko anniversaire yawe iri mu minsi 2 gusa. Naho rero Rebecca yahise amubwira ati none se ubundi wabibwiwe n'iki? Naho Natasha ati nabibonye ku madosiye yawe. Rebecca ati wansatse rero, wangiriye mu bintu. Nyamara ko bari kuvuga ibi ngibi, Sandy yarahagaze hejuru muri etaje ariko bumva nyine ikiganiro bari barimo. Naho rero Natasha ati none se iyo ntagusaka nari kubimenya gute? Gusa nyine umbabarire, gusa nabibonye nyine ko uzagira anniversaire, kubera iki se ubundi utajya ubivuga? Urateganya se kuzakora iki ku munsi wawe udasanzwe? Naho rero Rebecca ati nta na kimwe, njyewe rwose ntabwo anniversaire ari ibintu bijya binshishikaza, ntabwo njya nzifeta. Natasha yahise amubwira ati ariko nyamara wakabaye uzifeta kubera ko ufite impamvu nyinshi zo gufeta byonyine. Kuba ugihumeka umwuka w'abazima, kuba uba ukiriho umeze neza, ni ibintu abantu benshi cyane bataba bafite muri ako kanya, nyamara wowe ibyo byose uba ubifite. Wakabaye rero ushima ko nibura ukiriho kandi ugihumeka. Naho Rebecca atari kudisuza ubwenge, wa mugani iyo ni impamvu rwose yo kwishima, kuba umuntu aba agihagaze ku maguru abiri. Natasha yahise amubwira ati none se tanti, ubundi tuvuge ko yenda ndi nk'umukire mfite amafaranga menshi, wakwifuza ko naguha nk'iyi mpano kuri anniversaire yawe? Naho rero Rebecca yaratekereje maze aramubwira ati uzi se ko nta nimwe numva ndi gutekereza. Natasha yarasetse ati niyo mpamvu utajya ufite anniversaire, kubera ko rwose urumva ko nta n'igitekerezo uba wifitiye. Yakomeje kumubwira ati none se tekereza mfite nk'amafaranga maze nkakugurira nk'isakoshi imwe muri za zindi twabonye cya gihe ku mbuga nkoranyambaga. Rebecca yahise amubwira ati cyakoze uranyibukije, ati ariko ziriya sakoshi zari nziza we, ati ziriya sakoshi zari nziza cyane, ati noneho iy'umukara yo irarenze. Natasha ati iy'umukara kandi? Ati ngewe ntabwo iy'umukara ariyo nabonye. Naho Rebecca ati reka nkwereke iy'umukara ukuntu imeze. Yahise azana telefone maze atangira kumwereka amafoto, nyamara Sandy we yari akiri kubumviriza. Natasha rero yahise amubwira ati kera rero ningira amafaranga menshi nzakugurira buri kimwe cyose, humura rwose ndi hafi kuzasoza amashuri, ubundi nshaka akazi mbona amafaranga, nzakugurira ibintu byose ushaka, nzahera kuri iyo sakoshi, nkugurira imodoka, nkugurira inzu, nzaguha buri kimwe. Ndagukunda ku buryo mba numva nyine nta kintu na kimwe ntaguha. Kano kanya rero Rebecca yahise amuhobera cyane maze ahita amubwira ati nanjye ndagukunda ni ukuri, kandi uba mu bantu banzanira ibyishimo mu buzima. Iminsi 2 rero yarashize hari ku isabukuru nyine ya Rebecca. Rebecca rero wari ushoje akazi nyine ka mu gitondo, yagiye mu cyumba cye maze arebye ku buriri asanga nyine hateretse akambaraje. Yaragiye akegera rero akirebamo, yahise asanga harimo ya sakoshi y'umukara yahoze avuga. Yarayirebye maze aguma yasamye kubera ukuntu yari atunguwe. Ati ya sakoshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga se kandi ingezeho uyu munsi se ko atari kuri Noheli ngo ntekereze ko ari Père Noël uyizanye? Iyi sakoshi kandi ivuye hehe? None se kandi ku isabukuru yanjye se ibintu bisigaye byizana? Ari kwibaza ibyo rero yahise atekereza kuri Natasha kubera ari we wabimubajije, maze Natasha barinjiye ati isabukuru nziza. Yahise abona rero afashe ya sakoshi mu ntoki maze ahita amubaza ati tante Rebecca, ya sakoshi se kandi byanyuze mu zihe nzira kugira ngo uyibone ko twari twabonye ihenze cyane? Naho rero Rebecca ati nari nzi yuko ari wowe wayiguze. Naho Natasha atari njye nayiguze, njyewe se nakuraho amafaranga yo kugura isakoshi ihenze cyane gutya, ahubwo ninde wayiguze? Naho rero Sandy yahise ababwira ati ni njyewe nayiguze kubera ko nifuzaga nyine kukwifuriza isabukuru nziza, ndetse nkaba nifuje no kuguha impano imwe mu zo wari wishimiye, nabikoze mu mwanya wa mushiki wanjye. Naho rero Rebecca atari ko rwose ntabwo byari ngombwa ko murinda kwigora. Naho rero Sandy ati hoya ntabwo nigoye, umbabarira ahubwo wemere rwose iyo mpano kuko nayiguhaye bimvuye ku mutima.
twakabaye twaragukoreye ibindi bintu byinshi, ariko ni ukuri nta na kimwe twigeze tugukorera kuva waza muri iyi nzu, nyamara wowe wakoze buri kimwe cyose, ariko twebwe nta kintu na kimwe twigeze tugukorera uretse kukubwira nabi, kukubwira amagambo mabi n'ibindi byose, nyamara ibyo byose warabyihanganiye. Rebecca rero yashimye cyane Sandy ndetse ashima na Natasha ko rwose bari batumye umunsi w'amavuko ye uba noneho umunsi w'umwihariko. Yarababwiye ati iyi niyo mpano ya mbere mbashije kwakira ku munsi wanjye w'amavuko. Ku mugoroba rero Rebecca yasanze Sandy yicaye muri salo, maze aramubwira ati ariko se ko noneho usigaye warahindutse, usigaye uri umwana mwiza, usigaye uvuga neza, mbese warahindutse burundu, ubundi kubera iki wari umeze kuriya? Sandy rero yaramubwiye ati icara hano maze rwose nkubwire iby'amateka yanjye. Ubundi rero kera nyine mama wanjye yadutaye Natasha uribona akiri agahinja aribwo akivuka. Nyuma y'imyaka 5 gusa rero papa wacu yarapfuye kubera stress no kunanirwa kwiyakira. Hanyuma byabaye nkaho ari njye noneho ukomerezaho kurera Natasha. Hanyuma rero kubera ukuntu mama yadutaye n'ukuntu yaduteye agahinda n'ukuntu yababaje papa wanjye, nafashe umwanzuro ko nta na rimwe nzigera nkunda umuntu w'igitsina gore, ko ntazigera ngira inshuti, ko ntazigera nshaka mu buzima, ko mbese ntazigera negerana n'umuntu w'igitsina gore. Ibyo rero narabyiyemeje maze mbibamo imyaka yose y'ubuzima bwanjye, ariko ibyo byose byari mbere y'uko duhura, kuko tugihura byose byarahindutse. Papa wanjye yakundaga mama wanjye cyane n'umutima we wose, ariko byarangiye apfanye agahinda. Gusa nkikubona nagerageje kurwana n'umutima kugira ngo ntagukunda. Ntabwo wakumva ukuntu namaze iminsi ndwana no kugira ngo ntagukunda, ariko byarangiye ngukunze, byarangiye nsinzwe, byarangiye untwaye umutima, byarangiye ibyo niyemeje ubuzima bwanjye bwose binaniye, kuko naragukunze maze kwikontorora biranga. Yakomeje rero amubwira ati ni ukuri mba numva rwose wampora iruhande, tekereza ko ngukumbura kandi ibyumba byacu byegeranye. Iyo tumaze akanya tutari kubonana mba numva nkumbuye inseko yawe, mbese mba numva nkumbuye buri kimwe kuri wowe. Gusa nyine mba numva kandi mfite ubwoba, mba numva mfite ubwoba bwinshi bwo gukunda, mba numva mfite ubwoba bwinshi bwo kwirekura nkajya mu rukundo. Mbabarira ungire inama y'ikintu nakora. Gusa nyine ndagukunda, ariko nanone mfite ubwoba bwinshi. Naho rero Rebecca yahise amubwira ati nta mpamvu zo kugira ubwoba, kubera ko nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nta mpamvu kandi zo kumva rwose wakwifata. Irekure unkunde n'umutima wawe wose, maze nanjye ngukunde, kubera ko njye sinzigera nguhemukira na rimwe. Njyewe ntabwo ndi mama wawe, nta nubwo tumeze kimwe, turi abantu babiri batandukanye. Njyewe ndi Rebecca, nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ngaho rero rwose irekure, nibura unyemerere maze ngukunde, kandi nkwereke yuko njyewe ntandukanye n'ibyakubayeho byose. Ikindi kandi ugomba gukomera kuko ibyakubayeho ntabwo byoroshye, ariko humura, ibyabaye kuri papa wawe ntabwo ari byo bigutegereje. Sandra yahise amubwira ati tekereza yuko uko ndi kwiyumva ari ubwa mbere niyumvise ku muntu uwo ari we wese, ni ubwa mbere nkunze, ni ubwa mbere mbwiye umuntu ko mukunda, ni n'ubwa mbere rwose numvise mfitiye umuntu amarangamutima. Rebecca rero yahise amubwira ati jyewe ndi umunyamahirwe kuba nibura waramfunguriye umutima wawe, ndi umunyamahirwe kuba ibitarigeze bikubaho ku muntu n'umwe byarakubayeho kuri njyewe. Gusa utuze kandi utekane, humura, sinzigera nkubabaza, sinzigera guhemukira, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Aba bombi rero barahoberanye maze barasomana, barongera barahoberana kandi kurekurana biranga. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Rebecca yaragiye ategura ibyo kurya. Yaje rero kubabwira ngo bajye ku meza. Ubwo yabwiraga nyine Natasha ndetse na Sandy. Sandy rero yahise amubwira ati nizere ko kandi nawe wateguye ibyawe, kuko ndifuza ko twese turi busangirire ku meza.
Natasha yarahindukiye maze areba musaza we ati ngo guki, ati none se mbwira, waba se uri gutekereza neza cyangwa nyine waba hari ikibazo wagize? Urashaka ko twese tujya ku meza amwe? N'inshuro zose nabigusabye maze ukabyanga. Naho rero Sandi ati yego, uyu munsi ndifuza ko nyine dusangira nk'umuryango maze tugasangirira ku meza amwe. Natasha tumva hari ikintu muri kunkinga, ahari ubanza hari ikintu rwose ntigeze menya cyangwa cyabaye indangaye, nimumbwire niba hari ikintu naba narahombye ntambonye. Sandi rero aturumva se warahombye iki kuba twajya ku meza twese, urumva ari ikintu gitangaje? Natasha yarishimye maze ahita abwira Rebecca ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye, sinzi uko byagenze, sinzi n'icyabiteye musaza wanjye, ariko byonyine kuba yifuje ko twaba umuryango maze tugasangira, ndumva rwose mbikunze n'umutima wanjye wose. Bari ku meza rero bari kuganira ariko kandi bari kujya barebana maze bagaseka. Natasha rwose yarabarebye maze ahita amenya ko aba bombi noneho bari mu rukundo bya nyabyo kandi rwose byeruye. Yakomeje rero kubacunga. Sinzi rero ukuntu Sandi yagiye guhamagara Rebecca maze abaramubwiye ati sheri. Natasha rero yari yabyumvise kare ati nimumbwire neza muri mu rukundo. Rebecca rero yahise amubwira ati yego, njyewe na musaza wawe turi mu rukundo noneho byeruye ku mugaragaro, turakundana. Natasha yarishimye maze ahita ababwira ati rero ndifuza ko ibi bintu rwose twabiserebura, sinzi icyo turi bukoreshe ariko ndashaka yuko rwose tubiserebura kuko ntabwo mwakumva ukuntu nishimye. Niyo mpamvu musaza wanjye asigaye mureba nkabona ari kwisetsa, nkabona arishimye kandi nta muntu bari kumwe. Mbese nari narayobewe uko byagenze, naho rwose ni uko afite umukunzi. Yarishimye cyane rero maze biramurenga. Umunsi rero wakurikiye yagiye mu cyumba, Natasha nyine ubwo niwe ndi kuvuga, maze afata telefone yahamagaye rero wa mushuti wa Sandi atumva tonto ati noneho imipango yacu yose yabaye neza kuko twari twayipanze, ubu tuvugana bari gukundana. Ariko icyari kukwereka ukuntu umusaza wanjye yishimye, arishimye, asigaye aseka, aranezerewe, mbese ameze neza cyane. Kano kanya rero Sandi yahise yinjira mu cyumba cye ati mbwira, umuntu mwavuganaga iyo mipango yose mwavugaga ni mipango ki? Bimbwire kandi urabizi ko ntakunda umuntu mbeshya. Natasha rero yanze kumubeshya maze amubwira buri kimwe cyose, ukuntu kugira ngo uyu mukobwa aze hano ari we n'umushuti we babipanze kuko bashakaga ko yagira umukunzi, ko yakwishima. Ati none kandi twabigezeho. Bakiri kuganira rero Rebecca yahise yinjira. Sandi rero yahise atangira kubaza Natasha ati ibi bintu byose mwarabipanze, ntimumbwire ko kandi mwaba mwaranahaye amafaranga Rebecca? Naho Rebecca ati hoya rwose nta mafaranga bigeze bampa, gusa nanjye nza hano ntabwo nari mbizi, ariko nyine nyuma naje kubimenya nshaka no kubikubwira, ariko Natasha arabimbuza, ambuza kukubwira ibyo ari byo. Yahise rero ababwira ati mwese rero mwarangambaniye maze munteraniraho, ubu se nari ikibazo koko bigeze aho ngaho? Naho rero Natasha ati ni ukuri nifuzaga kukubona wishimye, ukundi kukubona nyine niko nakwifuzaga. Aba bombi rero bose uko ari batatu bahise bahoberana maze arababwira ati mushuti wanjye we mureka azambona, ndamwibikiye rwose. Undi munsi rero Sandi aba yicaye muri salo, ajya kubona akabona Natasha arabyutse, yari agiye gufata amazi mu gikoni, yamunyuzeho maze ahita abona afite ikizinga cy'amaraso ku myenda. Yabajije rero Natasha atumeze neza, naho Natasha ati meze neza, we nyine nta n'icyo yari yigeze yibonera. Sandi rero kumuvugisha byaramunaniye maze ahita areba ku ruhande. Natasha aragiye afata amazi maze asubira mu cyumba cye. Akijya mu cyumba cye yahise abona ku mashuka handuye, yarirebye rero ahantu hose maze nawe abona aranduye. Byamuteye ubwoba, yayobewe ibyo ari byo maze yibaza niba rwose yaba yakomeretse ahantu runaka ariko yakwikora kumva nta kibazo, ahantu hose agasanga ni muzima. Yayobewe rero ibyamubayeho maze ahita atangira guhanagura amashuka ndetse rwose afite n'ubwoba bwinshi. Naho rero Sandi yahise ahamagara Rebecca kuri telefone ati banguka ndagushaka. Nyamara Rebecca yari ari hano mu nzu ariko nyine yumvaga atajya kumureba byamutwara umwanya. Rebecca yaje yiruka rero n'ubwoba ati none se bigenze bite ko mpamagaye kuri telefone? Naho rero uyu musore atumva
ndashaka rwose kundebera Natasha kubera ko mbonye afite ikizinga cy'amaraso ku myenda, gusa ntabwo mbashije kumuvugisha. Naho rero Rebecca yahise amubwira ati bishatse kuvuga ko rero yagiye mu mihango ye ya mbere, bimparire nta kibazo, reka njye kumureba ndamuganiriza humura ndabishyira ku murongo rwose, ibyo si ibintu bigoranye. Yahise azamuka mu cyumba rero cya Natasha, maze asanga Natasha ari guhanagura amashuka. Natasha akimwikanga yahise atwikira hose. Rebecca yahise amubaza ati Natasha umeze neza? Naho Natasha ati yego rwose meze neza nta kibazo. Rebecca ati urabizi neza ko umeze neza? Yaramurebye nyine kwa kuntu umuntu akubwira akureba maze ugahita wibwiriza icyo yari agiye kukubwira. Natasha yahise amubwira ati yego meze neza. Rebecca yarongera amusubirishamo ati urabizi ko ntakunda umuntu mbeshya, umeze neza nta kibazo nabwo ufite? Naho rero Natasha yahise amubwira ati nyine mfite ikibazo ariko ntabwo gikomeye cyane ariko nanone kirakomeye. Naho rero Rebecca ati mbwira. Natasha yahise amubwira ati nyine urumva ngiye kubona mbona ku mashuka yanjye hagiye hariho ibizinga by'amaraso no ku myenda yanjye biriho, kandi mu by'ukuri nta kintu nabaye, nabanje kugira ngo nakomeretse nikase ahantu ariko nta kintu na kimwe nabaye, ariko rwose nta n'ahantu na hamwe hari kumbabaza. Rero ubwo nayobewe ibintu byambayeho, ntabwo rwose nzi ngo narwaye, gusa nari nabuze ukuntu mbivuga, nari nayobewe umuntu ndi bubibwire. Naho rero Rebecca yahise amubwira ati humura ntabwo ari ikibazo rwose, ibyo ni ibintu biba ku bakobwa bose b'abangavu, ahubwo bishobora no kukubaho ufite imyaka 12 kuzamura, wowe ahubwo byaratinze. Gusa ntuhangayike, ni ibintu nyine bibaho kuri buri wese. Ni nk'uko n'umusore yajya kubona akabona ameze ubwanwa, ibyo ni ibyerekana ko nyine wakuze, utangiye nyine kugera mu kigero cy'abangavu, ubwo ntabwo ukiri umwana, uba wakuze. Kandi nanone iyo wabonye imihango yawe ya mbere biba bishatse kuvuga yuko ubwo ushobora no gutwita, noneho uba wabaye umuntu mukuru. Naho rero Natasha ati none se uzi ko ibyo bintu twabyize, ariko noneho ntabwo byambayeho ngo mpite ntekereza ko ari ibyo twize, ntabwo nari namenye ko ari byo, sinigeze mbyibuka. Rebecca ati ni ibyo rero kandi nta kibazo kirimo, ahubwo nyine wowe ikintu cya mbere ugiye gukora ugiye kujya muri dushe ukarabe, ubundi uze nyine nguhe kotegisi wambare, ubundi ibi bintu nyine bizajya bikubaho buri kwezi, uzajya ubyitegura kandi ubimenye ni ibintu bisanzwe, nta burwayi burimo, nta kibazo kirimo, abakobwa bose bibabaho, ni ibintu nyine biri rusange. Natasha yahise amubwira ati urakoze tanti, noneho rwose utumye ntuza, nari mfite ubwoba bwinshi, ahubwo Imana ishimwe kuba wari uhari, ubu se koko nari kubigenza nte, nari kubibwira nde? Naho rero Rebecca ati nyine Imana nayize ubwenge, niyo mpamvu nari ndi hano, ngaho ugende witunganye, ndasigara nanjye nkutunganyiriza amashuka n'iyo myenda uyizaniye gufurire nta kibazo. Rebecca rero yasubiye muri salo, maze Sandra ahita amubwira ati none se byakemutse nta kibazo gihari? Naho rero Rebecca ati oya nta kibazo, byari ibibazo nyine by'abakobwa kandi twabikemuye. Naho Sandi atumva ni ukurura umugisha kuri famiye yacu, wumve ko iyo utahaba ntazi ikintu nari gukora, gusa Imana yarakoze ko kunyoherereza, wabaye marayika murinzi neza neza, wahinduye byinshi mu buzima bwacu, watuzaniye ibyishimo. Hano nyine turishimye twese, kandi kubera wowe ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde, mbese nzagukunda ibihe byose. Naho Rebecca ati nanjye ndagukunda cyane, ndetse nyine na Natasha ndamukunda, ni murumuna wanjye uriya. Ibintu rero byakomeje kuba uburyohe, iminsi nayo iragenda irisunika. Naho rero muri iyi famiye ibyishimo byari byose. Wa mushuti rero wa Sandi yaje kuza kubasura, maze Sandra aramubwira atumva unkore biriya koko wifatanya na mushiki wanjye maze munkore biriya. Naho rero uyu mushuti we atahubwo wakabaye tugurira akantu, kubera ko iyo ataza kuba ari twebwe ntabwo wari kuzapfa wumvise uburyohe bw'urukundo. Ubu uri kumva ukuntu wishimye, ubu se wakwifuza gusubira kwa kundi wari umeze? Naho Sandra atumva n'umwanzi wanjye sinamwifuriza kumera uko nari imeze, ntabwo nari nzi yuko umuntu ashobora kwishima akishimira mu rukundo, ntabwo nari nzi ko gukundwa biryoha, noneho gukunda bikaba ibindi bindi. Baramusetse rero, ariko nyine batangira kuganira nk'umuryango bishimye, ndetse bishimiye n'uyu musore. Amezi rero yaragiye ashyira ari menshi. Umunsi umwe rero Rebecca yari ari mu gikoni
maze Sandi ahita amuhamagara kuri telefone atumva ati banguka wihuta kubera ko Natasha agize ikibazo ngwino umufashe. Rebeka rero yaje yiruka n'ibimamiyo atarwiyambitse ubwoba bwamurenze, yahise amubaza atari hehe. Naho rero kano kanya Sandi yahise apfukama hano imbere nyine ya Rebeka maze ahita akura impeta mu mufuka. Rebeka akiyibona ibintu byaramucanze maze ahita yikorera amaboko ati ntumbwire rwose. Naho rero Sandi atumva ni ukuri wazanye ibyishimo mu muryango wacu. Nyamara agitangira kuvuga ibi, Natasha nawe yahise ava mu cyumba yiruka kuko yari yumvise abantu basakuza, maze aje asanga musaza we apfukamye imbere ya Rebeka. Yahise ahagarara nawe atunguwe ubona nyine bimurenze. Naho rero Sandi yakomeje nyine kubwira Rebeka ati mbere yuko mpura nawe sinari nzi ko urukundo rubaho, sinari nzi ibyishimo icyo ari cyo, sinari nzi guseka icyo ari cyo, ariko ni ukuri kuva waza mu buzima bwacu wahinduye byose, wabaye inshuti nziza, wambereye kandi mama w'umuvandimwe wanjye, wamwitayeho umukorera buri kimwe cyose, nanjye kandi waramfashije. None ubu ngubu kano kanya ndaseka ndishimye, ndi umusore wishimye kurusha abandi bose. Ibyo natekerezaga ko ntakuramo ibyishimo byarangiye ariho mbikuye. Ni ukuri ndagusabye, ibi byishimo mfite kano kanya sinshaka rwose ko byancika, ndashaka kubigumana iruhande rwanjye, kandi ibyishimo byanjye ni wowe. Ndifuza ko rero wanyemerera kumbera umugore maze tukazabana ubuzima bwose. Natasha rero wari watangiye kurira yahise amubwira ati ni ukuri nanjye ndishimye byumve, kuko niba hari umugabo nigeze nifuza w'inzozi zanjye yari wowe. Yamuhereje ikiganza rero maze amubwira ko rwose yemeye kumubera umugore. Yamwambitse impeta maze Natasha atangira gusakuza ati ndishimye cyane kandi ni ukuri ndabakunda cyane. Aba bombi barahagurutse barahoberana maze barasomana. Natasha akoma mu mashyi, ibyishimo byari byamurenze. Yahise aza yiruka rero maze nawe ahita abahobera bose. Natasha rero yahise ababwira ati none se ntimunyemeye ko nzi kuorganiza ibintu? Tekereza ukuntu ibintu byose nabyoroganije none bikaba biri ku murongo. Bose rero bahise bamugura ati ni ukuri warakoze kuko ni wowe waduhuje, urebye ni wowe watumye duhura kandi buri umwe wese yari ubuzima bw'undi. Barishimye rero maze batangira guserebura. Sandi rero yahise abwira Rebeka ati hanyuma rero sinzi yenda uko bipanga twazabigenza. Sandi rero yahise abwira Rebeka ati hanyuma rero ndifuza ko nyine twakora ubukwe kandi bidatinze. Naho Rebeka ati rero njyewe ndumva rwose twazigira mu murenge gusa ubundi tukibanira, kubera ko n'ubundi nta muryango ngira, nawe nta muryango ugira, sinibaza nyine ibindi bintu byinshi twaba tujyamo. Naho rero Sandi yahise amubwira ati nta kibazo rwose, icyemezo cyawe ndagishyigikiye, kandi nyine ndifuza ko utakomeza gukora hano, ahubwo ndifuza kugushakira akazi ubundi nyine ukajya gukora muri kampani yanjye cyangwa se ahandi hose wifuza, kubera ko rwose ntabwo nifuza ko nyine wagomba gukora akazi ka hano mu rugo. Rebeka rero yarishimye maze yongera kumuhobera. Yaramubwiye atumva nzagukunda iteka ryose. Naho rero Sandi ati nanjye ndagukunda kandi nzahora ngukunda, ujye ubyumva ko uri ibyishimo byanjye kandi ari wowe wahinduye byose mu buzima bwanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.